Muraho neza. Amazina yacu Mr Simon meze bo. Okay, ni ukuvuga ngo nje kuba nababwira byinshi ku makuru ajyanye no muri RP, ariko mbere na mbere wakabyara aho uri hose uri kurumva ijwi ryanjye, kora subscribe. Icyo no gose ni shyashya, kora subscribe kugira amakuru yose y'ingenzi, haba ama scholarship za abroad mu Rwanda, za Turkey, tuvuga bigiye bitandukanye, China n'ahandi, Hungary, nta kibazo. Even rwose no mu Rwanda muri RP tuba amakuru UR, YouTube, chase ni murayizi kuntu ifite scholarship ngubu yo muri tab ifunguye akamwanya, ariko rwose nago ari byanze n'umuzi kuba navuga kuri RP application mu by'ukuri. No kuva umuntu wese uzi ko yapplyinze rero rwose nicyo gihe wumva amakuru yo kuba nakubwira arakureba. Ngomba kwibaza ese ko napplyinze muri RP bazasubiza ryari? No kuvuga ngo mu by'ukuri nk'uko twaguhaye reg number yawe yo kwiga muri RP, uzafata reg number yawe bisanzwe twaguhaye, nzaguha iki maze wirebe nta kibazo, nurangiza uze uyishyire ahantu hasemo ita application number, ubona ahangana nibona click uyishyiramo bisanzwe, nurangiza uze utegereze resulta. No kuvuga ngo rero sasa giye kuba navuye n'ibyo bitandukanye ku bantu bafashe nabo batafashe ukuntu bayimeze mu by'ukuri. Uyu munyeshuri amwitira Dukunda Eric, no kuvuga ngo bamubwiye Dukunda Eric not admitted bisanzwe. No kuvuga uyu munyeshuri yapplyinze muri RP ko bababwira impamvu ngo nuko amanota ya ufite nuko uyu mwana yari yize maso bisanzwe ubwubatsi, nuko amanota yari afite ntabwo yarahagije, bafite tabanike muri maso bisanzwe uriya mwaka nyine w'ejo bundi. Babura rero nyaboneka ntitwagufasha ko inzi impamvu runaka, wihangane. Iyo urangije kureba no ngiye kubasana no kureba umuntu baba bafashe bisanzwe bahaye ishuri muri RP kuntu bayimeze, nabo bazire kuntu nyine muri make ibyo basobanukirwa ahangaha. No kuvuga ngo uyu munyeshuri rero sasa uyu nguyu bamufashe bisanzwe admitted muri RP, bari bamuhaye kwiga muri Ngoma College muri mechanical engineering bisanzwe, muri advanced diploma in automobile technology bisanzwe muri RP. No kuvuga ngo umunyeshuri rwose uyu nguyu amanota yari afite bafatiwe yari afite bisanzwe mu ishuri yo kwiga muri RP bisanzwe nk'abandi nta kibazo rwose. Nyaboneka zorega na matwa gwe zibikana rwose heza hari safe zikoshi muri reba result zawe ejo ni ziza, nta kibazo amuya foje kuba kandi nzagufasha kureba rwose in good way. None ahanga sasa mwongeye yibaza ese yo applyinze muri RP muri UR hose baragufata? No kuvuga ukuntu imeze yikubaga sapo, iyo applyinze muri RPRC muri UR hose rwose nabo bagufata icyarimwe, no kuvuga bagufata hamwe bitewe n'amanota y'ino ufite bisanzwe nta kibazo. No kuvuga ngo reka ngwe sapo y'uyu munyeshuri watafashe muri RP tereka nuko yapplyinze muri UR mu by'ukuri. Okay, no kuvuga ngo uyu munyeshuri amutaga umubyeyi Justine Christabella yari applyinze muri RP cye muri IPRC mbere, anapplyinga muri UR bisanzwe. No kuvuga ngo bahise amubwira impamvu nyine batamufashe unlimited hangaha in UR. Kuvuga ngo iyo buri kuvuga ngo muri UR bari bamufashe akomeye place ntabwo batagufata mabira byumva ko applyinze nyine ahantu bisaba gufata ahantu hamwe, ariko iyo nyine no kuvuga ngo iyo hamwe batagufashe ahandi baragufata urumvikana rwose ukabona ishuri kwiga nk'abandi kuri buruse. Rero no kuvuga ngo rero sasa ibyo byose birangiye bagufasha kurikiraho iki? Iyo bagufashe byose birangira bitugenda bisanzwe ugasaba inguza ugatutanya gusaba sasa loan yo kwigiraho muri RP, ukabona uva amafaranga y'ishuri ndetse amafaranga 40 gutunga ya buri kwezi. No kuvuga ngo kuno bikorwamo uragenda bisanzwe bagasaba itangazo noneho ukapplyinga muri HEC. No kuvuga ngo rero HEC nayo igufashe batakohereza bisanzwe muri RP, batakohereza bisanzwe muri BRD, usinya kotara bisanzwe, gusinya imashini yawe, amafaranga gutunga 40 ndetse n'amafaranga y'ishuri bisanzwe uzigiraho muri kaminuza. Iyo birangiye byose sasa, iyo birangiye
icyo bita kwiyandikisha muri RP. Ni ukuvuga amafaranga akenerwa yo kwiyandikisha ni 57 bisanzwe, ishyurwa kuri Equity Bank cyangwa online payment birakura nta kibazo kwishyura, kwiyandikisha maze ukaba umunyeshuri wemewe na RP mu gihugu rwose, leta ikakumenya maze ukabona scholarship ukiga rwose nta kibazo mu buryo rwose busobanutse kandi neza. Rero nyaboneka niba uzi ko yuko ukunda ibiganiro byacu kandi Mr Simon team yacu iba amakuru ya buri munsi rwose wowe kabyara udufashe kuri subscribe, amakuru nta gucika kandi kugiye kandi neza turabakunda. Rero nyaboneka please share your colleague rwose, amakuru rwose arabareba ni ingenzi cyane rwose, wowe kabyara mwe rwose ni ingenzi, dear friend, dear just. Rero nyaboneka rero mukoze kugira ibihe byiza bwose, amahirwe masa kandi ubundi zigiye kuza muri kuno kwa gatanu, mutegure kubona feedback zanyu nta kibazo rwose, mu matariki hagati na hagati ndatamba rotoni cyangwa mukoresheje inama zanyu mwireba rwose nta kibazo, kandi nize ko musobanukiwe rwose ibibazo bari mufite mutumvaga rwose uko nyine byakagenze. Niba bapanze muri URMA plus hose baragufata rwose ubyumvise nta kibazo rwose. Ciao ciao, Mr Simon, we love you.